ndarwajije umwana ararwara tumujana mu bitaro baravura bigeze aho biranga ubwo biba ngombwa ko bamuhereza mu rugo. Ndabona yuko uburwayi bwarezanye mu mwaka w'ibihumbi 2020 barambaga basanga ngo ni amazi arimo, abandi baganga barambwiye bati ntabwo bashobora kukubaga ukatari ngo yageze ku gufa ngo ntabwo bakubaga, utangiye akano kaza ahangaha kari kugenda kabyimba gatoya ariko kagaragaraga ko ndimo kuvuga ngo ko ndyama niko kigenda cyongera, uko buke kigenda cyongera nkumva kirimo kuniga inzozi zanjye kera nkumvaga yuko ko naza umusirikare. Yes, barimo kurikirana Big Town TV. Big up to yourself one more time. Tukaba twonje twahuye turahangaha ni Musanze, sinzi kuntu hitwa. Arya papa hitwa gute no hano? Mu kagari ka Mubuki na Nyana, umudugudu ni wa Bwiza. Mudugudu ni muri Bwiza. Kagari na Kabuki na Nyana. Umurenge ni wa Cyuve. Aha, asante sana. So twaje hano iyi karite urayizi? Papa hano urahazi? Akagari ka Buki na Nyana, umurenge wa Kabeza. Wa Mutwingo yarahazi cyane. Okay, Banje cyane. Muri karite twaje. Yego. Muri inzu twaje. Ngira umuntu Urahazi? Ndahazi. Umuntu twaje gusura wa ndamuzi ni umudamu witwa Gasana, afite umwana warwaye muno mu muhogo ngo ni kanseri. Umaze igihe kingana gute umubona? Ndumva maze nk'igihe kiri kujya nko mu mwaka, ariko umwaka mbese ni nko kugereranya, ni mu gihe kiri kujya nko gushikira nk'umwaka. Ubuzima bwe ubona bumeze gute? Burababaje cyane, nanjye niyo mpuye nawe numva ngize agahinda kenshi, kubera yuko no mu minsi yashize hari igihe nasanze yicaye hano ku muhanda, mwitegereje mbona ukuntu ameze nyine muno mu muhogo, numva nanjye binteye agahinda, ariko nshimye Imana kuba mwemeye kuza tukaba duhuriye hano, Imana ibahe umugisha. Okay, tucyari kumwe na Women of Vision, nibo baje gukora kino gikorwa cyo gufasha uyu muntu twaje kureba hano. Urugendo rwabaye rurerure, imodoka twazisize hirya ruguru, imvura nayo yaguye, ariko still imitima yo gufasha cyarimo kubasunika ngo tugomba kuhagera, gahunda zacu zigakomeza. Harya bimeze gute? tumeze neza gati. Urugendo rwari rumeze gute? Urugendo rwari rurerure cyane cyane, rwiganjemo imvura, ntabwo byari byoroshye, ariko twarushoje turugezemo amahoro. Urugendo rwari rumeze gute? Urugendo rwagenze neza nubwo imvura yaguye, ariko gikuru nuko twahageze amahoro kandi intego yacu tukaba twayigezeho. Kabisa. Wengu nawe imvura ni nyinshi, twiciye n'imbaru blanket.
yego urugendo twagenze ntabwo rworoshye bitewe n'iyo imvura iri kugwa ariko kubera dufite intego y'icyo dushaka kugeraho twabashije kugera aho twari twateguye. abandi nabo bavuze ngo nta kintu dufite cyo kwitwikira ariko gahunda yacu tugomba kubikora. Bimeze gute? Urugendo ntabwo rworoshye ariko mu mutima turumva tumerewe neza kubera yuko intego yacu tuyigezeho turishimye. turashima Imana aka kanya kuko intego yacu twayigezeho, turashima ko twahageze kandi amahoro, intego yacu twayigezeho. Murakoze. Ubundi umugore n'ugenda ahashoboka hose kugira ngo abashe gufasha umuryango. Rero turashima Imana ko twageze aha hantu nubwo ubona bitoroshe ikirere kimeze nabi ariko tugomba gukora kugira ngo dufashe abantu bababaye tugere kuri benshi. Murakoze. Asante sana. Ngwino hano mu kanya watubwiye stories z'uyu muntu twaje kureba. So uyu munsi ongera utwibutse gatoya ameze gute kuko bigaragara ko muzi cyane wakurikiranye amateka ye. Egera imbere. Yes, twageze urugendo badusobanura ukuntu rwari rumeze, ntabwo byari byoroshye ariko twahageze hano uyu munsi. Umuntu twaje gusura yitwa nde, ameze gute, arwaye iki? Umuntu twaje gusura afite ikibazo mu muhogo, arwaye kanseri. Mwamubonye gute, mwamutekereje gute nka group yanyu? Nibyo bintu dusanzwe dukora, ntabwo ari bishya kuri twebwe ko tubisanzwemo, n'ubundi dushaka abantu nk'aba. Ntabwo dushaka abarwaye icyo kibazo, bafite icyo kibazo, ariko n'ubundi dushaka abantu bari muri navuga nk'ikigero cyangwa bari muri icyo cyiciro cy'uburwayi butandukanye, nicyo twahamagariwe nkatwe kubafasha. Hanyuma umuyobozi wacu mukuru yarabimenye, yamenye hano, amenya inkuru, aza kuhasura, hanyuma abona ko koko bikenewe, abona ko koko bikwiriye kandi bikenewe ko twaza kumusura. Ni muri urwo rwego rero twaje hano. Okay. Microphone ku muyobozi. Nyuma yo kuba mwamenye ko arwaye kanseri, mwamutekereje gute, ubufasha bumeze gute tutarageramo? Urakoze cyane Bakti. Tukimara gutekereza ko tuzasura i Musanze aho twabanje, twifuje ko hari umuntu umwe nawe ku giti cye twageraho. Mbere yuko rero tuhagera, njye naravuze ngo reka manze mfate urugendo, mbanze nshakisha amakuru, numva ahantu hashobora kuba hari umuntu ubabaye kandi twageraho byibuze umutima we akumva womotse. Naraje, nari mfite inshuti hano mu Ruhengeri, ndabavugisha, ndabwira munshakira umuntu umwe gusa kuko abandi muri rusange twababonye, ako munshakira umuntu umwe byibuze ubabaye, akarusho ko yaba afite ikintu cyaba ku mubiri we kidakora. Barambwira ati hari uwo dutekereza. Ndavuga ntago nagira kwizera ko uwo twifuza ko twageraho ari we mwakwemeza. Ndavuga reka nigerereyo, naje kuza ngera hano, urabona n'urugendo rurerure. Ndaza mpageze mpasanga nta muntu uhari, turamuhamagara umwana, turamubaza ese uri hehe, aratubwira ngo hari ahantu yagiye kure, yagiye gushaka umuti w'abagorozi. Okay, turamubwira se byakunda ko watugera, tugira ati nshobora igare ngiye kurifata nze nihute. Araza nsanze nicaye hano, turavugana ko twahasanze akana gatoya ko muri uru rugo, tugatumaho mama we nawe ngo yari yagiye gushakisha. Yaraje mu mwanya muto cyane, akihagera naramubonye numva ngeze ikiniga. Navuga ko mu bintu naba narabonye muri uyu mwaka byambabaje nicyo kintu cyaba kirimo. Agera hano ndamusuhuza kuko ndamubona, muraza kumubona n'umurwayi. Maze kumusuhuza na mama we araza, turaganira, nsanga bafite ibibazo byinshi. Amase warwaye ryari? Arambwira ngitwa Manuel. Ngo yarwaye ejo bundi 2019. Nibwo yafashwe akantu kaje akagaheri, aragashima, karakomeza karashibuka, ajya kwa muganga barakabaga. Aragaruka bamuzima, arakira pe. Haciyemo iminsi mike ngo agiye kubona atangiye kubyimba. Ajya kwa muganga bamwohereza i Butaro, ageze i Butaro
baramuvura ariko baramubwira ati ntabwo tukigushoboye tujye kohereza i Kigali. Azi i Kigali araharwarira iminsi arongera aragaruka, arongera asubira i Butaro, baramubwira bati oya urongera n'ubundi tuguhe transfer i Kigali. Bikubitana nuko yari arimo guma mu karere, ibintu bya covid byazambye, abura icyamugeza i Kigali. Plus yatinze kugera i Kigali, indwara ye yakomeje gukura, arabyimba cyane bikomeye, murabibona. Arangije aba muri ubwo buzima, ibintu byaguma mu rugo naguma mu karere bibaye nk'ibirangiye, atekereza gusubira kwa muganga. Asubiye i Butaro baramubwira ngo ufite kanseri, kandi kanseri yawe yageze mu magufa, nta kindi kintu kiri ushobora gukorerwa. Ndavuga umwana w'imyaka 16 ni mutoya. Cyakoze nagerageje gukurikirana amakuru y'ahantu atuye, ngo yari umwana mwiza ku buryo burenze, ku buryo buri muturage arizwa n'uyu mwana. Umwana w'imyaka 16 uhawe ijambo rivuga ngo nta bundi buzima ufite, genda wicarane n'uburwayi uzagera igihe upfe. Iminsi igera ngo akazahara cyane, kandi iminsi igeza kongera kamera nkaho we yifitiye icyizere na cyinshi ukuntu azi ko Imana ishobora ngo kumukiza. Ariko hari ijambo rimwe yambwiye numva rinkoze ku mutima, ryo ryatumye dushobora kubasura. Urumva umuntu yavuze ko nta kwa muganga nta kindi yakorerwa, urumva nta bundi bufasha natwe twakora. Turavuga tuti tuzahagera tubasure mu rwego rwo kuba yabona icyo kurya, gusa twatekereje ku biryo n'akambaro yakwambara. Ariko hari ijambo yambwira ngo wenda buri muntu wese ushobora kuba dukurikiye kuri televiziyo, yakumva wenda afite umutima ufasha akaba yamufasha. Yaratubwiye ngo ijambo rya nyuma muganga yaramubwiye ngo abaganga b'abagorozi ba Kinyarwanda bashobora kugufasha ibishobora gukamura ibibizi byinshi by'ibishanshwagira mu kanwa ke byinshi bituma atamira, ntabwo arya, nta kintu gishobora kumanuka. Baramubwiye ngo yafata imiti ishobora kujya imufasha gukamura ayo mazi. Rero nageze hano ariho yagiye, yanzaniye akantu k'agacupa bari bamuhaye ngo azanemo umuti, bamuca amafaranga 120 arayabura. Muri ibyo rero byatumye dushobora kumutekerezaho, tuvuga ko twagera hano tukabasura nk'uyu muryango, n'ababa badukurikiye bose kuri Big Town badufasha, cyangwa se abazakomeza kubibona bafite ubushobozi bwo kwamufasha bamugeraho. Nakoze cyane. Asante cyane. Yes, nyuma yo kugera hano aba members ba group bakubwiye urugendo twakoze kuva i Kigali kugera hano hantu, byadutwaye amasaha menshi, byadutwaye igihe kirekire mu by'ukuri, imvura, ariko twahageze. Nyuma y'angaho reka umuyobozi w'iyi group ya Women of Vision abanze kutwibwira na group ye ni bande turi kumwe nabo hano, kugira ngo uyu mumama n'umwana we baze kumenya aba bantu bari ku ruhande rwabo ni bande, abandi ni imbere yabo, maze izindi gahunda zize gukomeza. Nabo baraza kutubwira, mama w'umwana araza kutubwira umwana yarwaye iki, n'umwana nawe ko afite imbaraga zo kuvuga araza nawe kutubwira uko ikibazo kimeze. Umuyobozi wa Women watangira utwibwira ukanabasobanurira uwo muryango, ukawusobanurira muri bande, mwaje gute, ibindi bize gukomeza. Murakoze. Amazina yanjye ni Muhongayire Betty, ndi umumama. Twe twageze hano uyu munsi, twaje turi groupe, turi abantu benshi, ndetse turi abagore b'icyerekezo, niryo zina rya groupe yacu. Bakoresha izina ryacu kenshi mu Cyongereza Women of Vision,
ariko mu kinyarwanda turi abagore b'icyerekezo, turi itsinda ribana, tubana hamwe mu buzima bwa buri munsi, ariko cyane cyane mu buzima bw'igikorwa bene nk'iki dukunda kwita cyane cyangwa se kwibanda ku bantu bafite ibibazo bitandukanye, abakene se cyane cyangwa abantu bafite ibibazo by'umubiri, ingingo zabo zidakora cyangwa se zitameze neza. Ni muri urwo rwego rero twageze muri uru rugo. Mama waranyibuka ubushize narabasuye, twari kumwe baranzi. Navuye hano mbasezeranyije ko nzazana n'abambari bacu, twaje rero twaje kubasura uyu munsi. Murakoze. Nanjye rero nkaba nitwa Mukagasana Sipesiyoza, narwajije umwana ararwara, tumujana mu bitaro baravura, bigeze aho biranga, ubwo biba ngombwa ko bamuhereza mu rugo. Byatangiye gute? Karaje karabyimba ari hano, kamajije kubyimba aha kija kirakura, tubonye gitangiye gukura, umwana tumujana mu Ruhengeri bamwohereza i Kigali barakibaga ubwa mbere, bigeze aho biba birongeye biragarutse, bimaze kugaruka, ubwo hari muri koro n'imodoka zitari kugenda, ubwo bahita bamwohereza muri Butaro bamwandikira imiti zo kuja baramutera. Bigeze aho ngaho babonye amezi bamuhaye gararangiye, nta ntuza bitari kugabanyuka, bahita bamwohereza n'ubundi Kigali. Ubwo Kigali rero yabayeyo n'ubundi nahamara ukwezi, nuko baramwohereza ngo natahe. Reka dutangire ataratangira kurwara, byari bimeze gute ubuzima bwe? Yavutse ryari? Afite imyaka ingahe? Mu rugo mubana muri abantu bangahe? Tubanaga mu rugo turi abantu 3. Nande? Ubuzima n'uyu Hagenimana Manuel, n'uriya Harerimana Jean Marie. N'abana bawe? Nta mugabo? Ntawe. Okay. Mugabo ari hehe? Mugabo wanje yarapfuye. Pole sana. Okay. So umwana afite imyaka ingahe? Afite 16. 16. Okay. Muhaye microphone gatoya, kundabona ari umuhungu nawe bimeze gute? Uburwayi bwarizanye mu mwaka w'2020, ari mu kwezi kwa gatatu kurimo gutangira, njya kwivuza ngeze i Kigali, barambaga basanga ngo nta mazi arimo, bayakuramo, ariko nanone nyuma muri uwo mwaka bakwezi kwa gatatu nanone, kubera ko nari n'umunyeshuri umaze gufata burute igihembwe cya mbere, cyongera kiragaruka, cyongeye kugarukana none ndongera nsubira hariya mu Ruhengeri, banyohereza Butaro ngewe banyohereza Kanombe naho igihe tugombaga kigeze, baravuga ngo dogiteri wanjye ngo yagiye muri konje, ageze ku 27 z'ukwezi kwashize, naho bagiye abandi baganga barambwiye bati ntabwo bashoboye kukubaga ngo kanseri ngo yageze ku gufa, ngo ntabwo bakubaga, ariko ibyo bintu ntabwo ari dogiteri wari kumbaga wabimbwiye. Nari gusubirayo, ariko ubushobozi bwo gusubirayo bwo ndabubura. Bamuhamagaye bari kumubwira uko nguko nyine, ubwo ngombwa ko nguma aha ngaha. Gusa hari undi muganga wundi bamuhamagaye arambwira bati hari ahantu umuntu yakwerekeza, icyo kintu umuntu bakaguha imiti kigashiramo, ariko iyo miti numvise ihenze cyane. Ese byatangiye gute? Byatangiye akano kaza aha ngaha kari kugenda kabyimba gatoya, ariko kagaragaraga ko ndimo kuvuga gusa, naba ndi kuvuga kakagaragara, kagenda kiyongera, nanjye ntangiye kubona ko ariko mutangiye kwa muganga uko nguko. Katangiye hari gatoya cyane n'agaheri? Hari nk'umubiri utapfa kumenya ko hari aha ngaha. Okay. Kagenda gakura gute?
akagenda agakura kegera aha ngaha barahabaga noneho bamaze kuhabaga ahantu bagiye ahantu batangira bari kubaga na hano bashoreje naho cyagiye cyongera kubyimbura. Okay. Kwa muganga ujya ubwa mbere bakubwiye ko ari iki cyabiteye ako kantu ni agaki? Bakaba barambwiye bati ni umuti wo mu kanwa yafungutse hajyamo amazi, ariko ntabwo bambwiye icyo cyabiteye ko ari amazi yonyine. Ako kantu kazagamo amazi kakubabazaga muri icyo gihe? Muri icyo gihe bwitangira ntabwo numvaga uburibwe. Ntabwo wumvaga uburibwe? Uburibwe bwatangiye kuza ryari? Bwatangiye kuza muri iki ngiki cya kabiri kandi nabwo kiri gukura. Uburibwe butangiye kujya buza ririmo isonga iri gutera. Okay. Ukomeza kujya kwa muganga, umaze kuva kwa muganga wa mbere ugaruka mu rugo. Icyo gihe byari bimeze gute umaze kugaruka mu rugo? Ubundi ni ukuvuga ngo uko ndyama niko kigenda cyongera, uko buke kigenda cyongera nkumva kirimo kuniga, uguhumeka bukagenda bungora, urumva ko no kuvuga burimo kungora. Okay. Pole sana. Noneho umuganga wa nyuma mwagiyeho yakubwiye ko bimeze gute, kuko numvishe amakuru arimo kuvuga ngo wageze ahantu umuganga arakubwira ngo isubire mu rugo nta kindi bagufasha? Umuganga wa kanseri nawe wimbwiye ukora muri kanseri kuko nari i Kanombe, ariko uwari kumbaga we ntabwo yari yakavuye mu rukundo ngo agire icyo ambwira. So iyo bari kuvoma bakuramo amazi? Amazi ameze gute? Njye ntabwo nabasha kubureba, ariko barabimbwiye. So bakubwiye ko indwara ni iyihe, urwaye iki? Bambwiye ngo ni kanseri, muganga muri ko bambwiye. Abaganga bakubwiye ko ari kanseri? Musubize mama gato gufashe kubisobanura kuko ari hafi yawe cyane. Mama mugeze kwa muganga abaganga bakomeje kubabwira ko ari iki kibazo? Kwa muganga rero nanje ko ntabwo narindiyo, ahubwo niwe wari uriyo, kuko no kujya abe yarabonaga itike ryo kugenda byabaga ikibazo. Nagendaga nkaguza nko mu itsinda nkabona iryamujana, najya amahirwe nabona iryamugara, nabwo nkashima Imana. So usanzwe ukora iki mama? Nta kintu nkoraga, ni uguhingira nk'umuntu hariho akazi yampa 1000 nkararira ngo ngaho, nta kandi kazi nkoraga. Mu gihe byabaga ari ngombwa ko mujya kwa muganga, ubushobozi bwavaga hehe kugira ngo ubashe kujyana umwana wawe kwa muganga? Nyine ubushobozi uri kumva ntabwo habaga n'igihe cyo kugira waje kwa muganga nkabya nk'umuvandimwe nkantinguze aho ngaho 5, nangwa wowe nungurize mu itsinda ryanyu njyewe ryanje hari ndimo menshi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Muganga wa nyuma yaje kukubwira ko umuhungu wawe arwaye iki? Bavuze ko ari kanseri. Yatewe n'iki? Ntabwo wabajije impamvu ese nimba ari kanseri yatangiye yatewe n'iki? Ntabwo nzi ikintu cyabiteye, twabonye bishe gutyo. Abaganga ntabwo babivuze. Okay. So kubijyanye n'ubuvuzi bababwiye gute? Ese hari ukuntu bashobora kumuvura agakira cyangwa bimeze gute? Ibyo abaganga bababwiye? Ibyo abaganga bamubwiye ndi kukubya ko nje n'intahari, nabonaga itike ryamujana nkashima Imana. Ubwo rero ibyo bamubwiye nje ntabwo mbizi. Base tubwire, ese abaganga bakubwiye gute kubijyanye n'indwara, kuko nyuma baje kuvumbura ko urwaye kanseri, baje kubwira gute? Ishobora gukira, ishobora kuvurwa igakira cyangwa bimeze gute? Bambwiye yuko kanseri ngo yageze kugufa, ariko bashobora kumvura iki kintu kikavaho, ariko kanseri yo ugashinja ubundi buryo bayirwanyamo, ariko ni uko nguko bambwiye. Abaganga nuko bakubwiye. So byageze ahantu, ese ubuvuzi bwo kuvuga ngo bakubage bavaneho icyo kintu byo bimeze gute? Baravuze ngo bashobora kumbaga, bashobora kuvuga ngo bagiye kumbaga, ndetse n'umuti banyandikiye bakavuga ngo ushobora kuhaburira umwuka,
cyangwa umubare ukaba mukeya. tubyageze ahantu abaganga bakubwira ngo ibyabo byarangiye nta kindi barenzaho ngo keretse wenda hari umuti umuganga hari undi muganga yoherejeho ko muganga yandikiye imiti y'amafaranga menshi yo kuzikamura kugira ngo gishire. Ikibazo ni ubushobozi bwo kubona ayo mafaranga. uwo muti bakubwiye ko ari amafaranga angahe? Bakubwiye ko ari amafaranga 120,000 120. 120,000. uwo muti ni abaganga ni bagusabye umuti w'ibihumbi 120. ni umuti gusa ariko ntabwo urawukoresha? Ntabwo ndawukoresha kuko ntabwo ndabona amafaranga yo kugura. aya mafaranga araza kuboneka nugira ikibazo. So imbere y'aha ngaha wigaga? Yego nigaga nari mu mwaka wa gatandatu primaire. Mbona yakoze icya leta ariko byagiye buhura no kujya kwa muganga kenshi na kenshi ntabwo nagikoze. Ubu ntabwo ugikomeza kwiga? Amasomo arayahagaritse? Inzozi zawe ni izihe? Inzozi zanjye kera numvaga yuko ari uburwayi nyine bwambayeho ariko nizera ko nshobora kuzabukira. Ariko numvaga ko nazaba umusirikare. So ihangane pole cyane tugerageze ayo mafaranga y'uwo muti aboneke. uwo muti ugerageze kandi kuva ufite icyizere cyo gukira Imana irishobora kugukiza, birashoboka cyane. ujya wizera ko ushobora gukira? urabyizera? So biba bikubabaza gute mu burwayi bwawe? ubabara gute? wumva ububabare bumeze gute? ubundi uburibwe kitagenda kiniga ngo nk'ubu nanirwa kuvuga nanirwa kurya se kiri hano inyuma gusa ntabwo byaba mbangamiye cyane nkuko nanirwa kuvuga. iyo ugiye kuryama uryama gute? ntabwo wumva ubabaye? kuryama nk'uwicaye kugira ngo iyo ndyamye cyane ngaramye njya mbura umwuka. Pole sana. kurya ibiryo ubasha kurya ni ibihe? ni ikintu cyoroshye cyane nk'ikintu cy'isosi. Pole sana. iyi group yagutekereje uyu munsi hari ibyo yakuzaniye kandi ubuzima buracyakomeza. inzozi zawe Imana igufashe uzigereho kandi birashoboka. muri group nimba ari umuntu ushaka kumubaza ikibazo aricyo cyose, byinshi yabivuze, ariko nimba ufite ikibazo wifuzaga kumubaza cyangwa kubijyanye n'ubuvuzi, nimba hari ibyo mushaka kumusobanurira cyangwa kumusobanuza kugira ngo tugerageze iyi campaign y'ubuvuzi bwe, nibishoboka byaba ari byiza cyane. uwo ari we wese ufite icyo yabaza cyangwa icyo yamubwira, reka tubaye akanya nk'abantu 3-4 gutyo maze n'izindi gahunda zikomeze. biragoye kugira icyo wamubaza cyangwa icyo wamubwira kuko icyo yagusubiza already kiragaragara, ariko uburyo twizera Imana tuzi ko ishoboye byose. nta kintu namubaza nonaha, nta n'icyo namubwira, gusa ndabwira abashobora kuzakurikirana, ashobora kuzadukurikirana ari we wese, ufite umutima w'urukundo, ufite umutima w'impuhwe, ko yagira ikintu akora byibura akabona umuti ushobora kuba wamufasha gutya. natwe turi hano nubwo tuvuye ahangaha dushobora tukagenda dukora ubuvugizi n'ibindi byose.
nifuzaga ko mwebwe nk'abanyamakuru mwagerageza kumukorera ubuvugizi bakagirira hirya no hino bamufasha nawe akabaho kuko ni umuntu kandi Imana yamuremye iramwishimira kandi iramukunda nk'uko uyu munsi twamukunze tukaza ntabwo ari twebwe ko ntitwari tubazi ni Imana yatwohereje nk'uko yatwohereje gutya yakohereza n'abandi bakagira icyo bakora. Mfite ikibazo nshaka kubaza, ese kuva ahawe ordonnance y'uyu muti hashize igihe kingana iki? Kuko dushobora kuba twakora igikorwa cyo kugura uyu muti already hashize igihe kirekire, ibipimo byaragiye hejuru. Twabazaga niba igihe yarabonye ordonnance ahabwa y'uyu muti hashize igihe kingana iki. Ese mbere yuko tugura uyu muti twawushaka byashoboka ko ashobora gusubira muri controle no tukareba aho bigeze, hari n'imiti bishoboka nibyo. Harya mu gihe bakubwiraga ngo ugomba cyangwa ukeneye gukoresha uwo muti hashize igihe kingana gute? ntabwo ari igihe kinini gishize, aba ngaba baje kunshora hari kuwa kane ngira ngo ari kuwa kane aho bampamagaye ndi kuri uwo muganga, kuwa kane bampamagaye ndi kuri uwo muganga kuko ntabwo igihe mfite gacege ntabwo nkunda kwicara aha ngaha, ntabwo ari igihe kinini gishize, ni mu nce ebyiri niba kiri eshatu. Ibyumweru bibiri? Mu nce ebyiri cyangwa eshatu. Iminsi ibiri cyangwa itatu? Okay, so igihe ntabwo ari kirekire cyane. Nimba ari iminsi ibiri cyangwa itatu, still uwo muti twawushaka akawubona. Undi wari we wese. Murakoze. Nge ikibazo mfite, uyu mwana kuba yaragendaga wenyine nabyo bishobora kuba byaramudindije mu buvuzi bwe. Kuba bashobora kumusobanurira yuko uburwayi bwe burangiriye aho ngaho ashobora kudakira, bashobora kubibona koko bakabona ukuntu ameze, bakavuga ati uyu nguyu ashobora kutazakira. Nge ikintu numvaga gikuru cyafasha bishobotse hakabaho umuntu ushobora kuba yamufasha akamuherekeza akamugeza kwa muganga agakurikirana uburyo nyine wenyine akamenya amakuru ari umuntu mukuru. Nibura wenda tukagira abantu badutera iyo nkunga, ariko nibura tumenye ngo bimeze bite atari amakuru dukuye ku mwana wenyine. Murakoze. Yatanze igitekerezo kandi numva ari igitekerezo cyiza cyane. Umuyobozi wa group araza kutubwira ngo nimba iyo nshingano mwayishyiraho cyangwa dukeneye n'abandi bantu bo ku ruhande atari muri group, abantu baherekeza uyu muhungu kwa muganga kugira ngo ubuvuzi bukurikiranwe neza. Undi wari we wese na undi sawa, basubize microphone. Okay. Kandi nanjye ngira icyo mvugaho gato. Birashoboka ko twabaha ibirayi, bakabirya uyu munsi ariko ejo bigashira. Yewe twazana n'umuceri nabo bakawurya ariko ejo ugashira. Ariko ikintu ushaka kubwira uyu mubyeyi, turi mu gihugu cyemerera abantu gusenga imana zabo, buri muntu imana ye. Natwe tugira buri muntu agira imana yizera, ntago hano harimo abakristo gusa, harimo n'abasilamu. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo kugira imana ye asenga ku giti uko yumva. Abantu bashobora gushyiraho akarongo, abantu bakavuga ngo ntabwo bishoboka, yewe abantu bakavuga ngo birarangiye, ariko nukuri kwihoraho. Mu ijuru haba Imana mama, mu ijuru haba Imana igitabara ibintu byose bitagishoboka. Mu ijuru haba Imana igiza ubona nta nzira. Natwe ntabwo wari uzi ko twagera hano, yewe nta nubwo uri mwene wacu kugira ngo twicare tugutekerezeho.
ni ukuri natwe twarishoboraga kuba turi mu bindi ntitugere ahangaha, ariko nk'uko twaje hano Imana ikadusanga tukaza. Uwiteka Imana koherereza abantu ukeneye muri iki gihe uhagazemo, Imana ikoherereza amaboko afite, ikoherereze amaboko azaguterura ahantu, akaguterura mu mutima, akaguterura no ku mubiri, akakugabanyiriza umubabaro. Ntago bawukumara kuko ntibagukiriza umwana, ariko nibura akakugabanyiriza umubabaro. Imana yo mu ijuru ikwibuke, ikwibuke igutahire mu rugo, ikwibuke igukiriza umwana, ikwibuke ikumara intimba yo mu mutima, kandi birashoboka ndetse irabishoboye. Okay, mama, kubera iki? Okay, birashoboka ko dushobora kubona nimero ya muganga umuvura, umuganga, amazina ya muganga umuvura, uwamuvuye Butaro, kuko urumva ko service direct ni Butaro. Umuntu wamuvuye Butaro, umuganga w'i Butaro wamuvuye, apana abaganga benshi bamuciye mu maboko, wamufashije ari Butaro. Niwe tukamenya uwo muganga, amazina, tumenya amazina na nimero twayibona, byadufasha. Murakoze. umuganga ufite nimero yiwe? ariko fone ntabwo yafite hano, yagiye kuyicomeka ku muriro. Ariko irahari nimero? Yego, ariko ntabwo fone yafite hano. Okay, ntacyo mu gihe arimo kuyizana uraza kuyihereza umuyobozi group, baraza kumuhamagara muganga bamuvugishe, nabo yaraza kubasobanurira byinshi kubijyanye n'ubuvuzi bwawe. Ikindi nashaka kubaza mama, umuhungu wawe kubera iki yajyaga kwa muganga wenyine utamuherekeje cyangwa undi muntu mukuru wo kumuherekeza kugira ngo ukurikirane gahunda z'ubuvuzi bwe? Ndi kwa byakunda umuntu mugufi ya umukene no kugira abone itike, bikuvuga ko ari abavandimwe bajaga bandwanaho. Ubwo rero abavandimwe n'ababonye nkaguza nko mu itsinda nagezemo amafaranga menshi, kandi umwana urwaye hafi imyaka 2 ni igihe kirekire, ndi umuntu umukene, nako nanje ntagiraga. Ujye ugerageza mu bushobozi butoya buhari, ariko umuherekeze kugira ngo ukurikirane, byaba ari byiza, sibyo? Iya mafaranga gabaye gahari nanje najayo. Okay, yes, uko ariko kose ngiye nabonye ko aragerageza kwirwanaho n'uburwayi afite, sibyo ko bibabaje cyane. Musubize mikro. So ubu ngubu igikenewe niki mu buvuzi bwawe? Hari amafaranga watubwiye y'imiti, ikindi niki? Ikindi cyaba gikenewe ubuvuzi. Urabona iyo ujya ahantu kwa muganga, ntabwo uhagendera igihe uri kuvuga ko uragenda ugahita ugaruka. Ni ukuvuga hari igihe ugenda ukagombwa kuba bakubwira ati uzabanza uce mu cyuma, kandi uzagisha mu gihe iki n'iki, ugomba kuba uri hano se. Ubwo urumva ayo nayo ni amafaranga bagenda uri ku ruhande kwansoma ahantu butazi. Bambwiye ko ari i Kigali, ko muze nabo nabona Musanze hariya hepfo n'abakozi nabo. Okay, reka tureke kukuvunisha. Twasobanukiwe cyane uburwayi bwawe, n'ibikenewe biragaragara mu maso. Biriya mu mama araza kuguha advice y'ukuntu cyangwa ubujyanama bw'ukuntu ushobora kwivuza. Numvise afite ibitekerezo byiza cyane. Hagati ngaho ufite telefoni yawe ku giti cyawe? Urayifite? Nimero yawe ushobora kwitubwira, kuko hari abantu benshi b'abaganga, hari abantu benshi bashobora kugerageza kugushakira imiti cyangwa ubuvuzi n'ubujyanama butandukanye. Hari abantu benshi bafite n'ubushobozi, bashobora kukubona bakavuga ngo kubera iki tudafashe umuhungu wacu, bakakohereza nayo 200, 500, icyo ari cyo cyose gishoboka, kugira ngo ukomeze
kwivuza n'inzozi zawe zizaba impamo. Waduhereza nimero yawe ya telefoni nimba uyizi mu mutwe mu gihe telefoni yawe itaraza. Turi kuyumva tugiye kuyandika na hano hasi ku muntu uri we wese ufite icyo ashaka kuguhereza cyangwa ubufasha ubwo ari bwo bwose azabikore. Watubwira nimero yawe ya telefoni? Ni 078 078 45 45 32 buriya yego 13 13 ziri ku mazina ngo ni iri ku mazina ya mama wawe? Okay, ongera wisubiremo iyo nimero. 078 078 45 45 32 13 9 iri ku mazina ya Specioza. Okay. Yes, ku muntu uri we wese ufite ubushobozi amaze kumva inkuru y'umuhungu wacu tugerageze tumufashe. Hagati ngaho iyi group turi kumwe nayo hano y'abamama nabo bavuze ngo twebwe hari icyo tugomba gutangiriraho, abandi namwe mukongeraho amatafari kugira ngo ubuvuzi bw'uyu muhungu bukomeze. Murabona arababaje mu by'ukuri. Yaje kwa muganga baramubwira ngo arwaye kanseri. Bigera ahantu bisa nk'ibinaniranye ariko ntabwo birananirana, tukiriho kandi dufite ubushobozi bwo kumufasha. Tugerageze nimero za telefoni yazibahaye, ni nimero ziwe ziri ku mazina ya mama we. Wohereje 100, 200, 300 ayo ari yose ufite mu bushobozi bwawe hari icyo byafasha, byaba ari byiza cyane. Reka tugerageze kuri mwebwe murimo gukurikirana Big Town TV. Tutarajya ku musozo w'ikiganiro, reka dusabe umuyobozi w'iyi group atubwire icyo yabazaniye. Ibindi biracyakomeza kandi bigomba gukomeza neza cyane ko barimo gukurikirana Big Town TV. Murakoze. Nk'uko twabivuze nta bintu bidasanzwe twabazaniye. Mvuye aha ngaha twatekereje ko twabasura nyine twabagaburira ibi byo kurya biri hano muri kureba, tubazanira matera yo kuryamaho babonaga babikwiriye, ibiringiti byo kwiyorosa, twanamwambitse nawe twamuguriye imyenda n'inkweto. Ariko hari akandi kantu keza twazanye ka gift nyine abanyamujyi ntabwo tukamenyereye, ariko kabuze yajya cyane yajya cyane. Akantu rero ngo kagendana n'ibi ngibi twabiguze ucana kugira ngo impamvu twabikoze cyane ni ukugira ngo ho azajya aba aryamye muri ibi bihe arwaye ajya agira habe harimo urumuri atazajya agira ubwoba. Nawe twamwambitse na murumuna we na mama we, twabatekerejeho mwese twabambitse kuko Imana izajya idushoboza tugenda kubikora. Mu by'ukuri twaje tutazi ikintu kigendanye no kwivuza, ariko hari akamverope twabageneye kazajya kabafasha muri ino minsi. Hanyuma ibyo kugendana no kwivuza dufite abayobozi dukorana, ntabwo nafata icyemezo hano njyenyine. Nkurikije uko iminsi imeze turaza kuzana byo kubitekerezaho tubyigaho. Ndabizi neza n'abadukurikiye kuri Big Town barakomeza kudusapotinga uyu muryango kugira ngo uyu mwana abashe kwivuza. Atubwiye ko ari amafaranga make ari 120, ariko urumva hazamo depanse, mama we kumuherekeza. Murumva ko inzitizi kenshi yagize zo kutajyana n'umwana, yabashaga kubona itike y'umwana iyo niboneke akamwohereza wenyine. Bivuga ngo bakeneye support y'abanyarwanda bose badukurikiye. Murakoze cyane, ndetse n'abari hanze y'igihugu bose badukurikiye, murakoze cyane. Thank you so much.
ku barimo gukurikirana Big Town TV, reka nshimire cyane iyi group ya Women of Vision. Ni group ifite ibikorwa byiza cyane, kuba batekereje n'umuhungu mwamubonye arababaje mu by'ukuri mu gihe arimo gusobanura uburwayi bwe. Abantu benshi nabonye amarira mu maso nuko nguko, ariko nawe urimo gukurikirana kuri televiziyo yawe, kuri telefoni yawe n'ahandi henshi hatandukanye, wabibonye ni ibintu bibabaje cyane. So ubufasha bwawe buremewe cyane. Nimero za telefoni yazitanze, tugerageze tumufashe nako ga transport ubutaha najya kureba umuganga azabashe kujyana na mama we ku bushobozi buke yamwoherezaga umwana we akigumira mu rugo, ariko na mama we yumvishe ikibazo cy'umwana cyangwa n'undi muntu ukuze uri hafi akumva ikibazo cy'umwana, ubufasha bwaba bworoshye cyane. Murakoze cyane kurikirana Big Town TV. I go by the name Back T. Behind the camera ndi kumwe na Mike, namwe muri gukurikirana Big Town TV. Murakoze cyane, icyo mugomba gukora no gukanda subscribe, mugakomeza gukurikirana gahunda nyinshi zitandukanye. Iyi group ya Women of Vision barakoze cyane 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 cyane, sinzi ikintu nababwira. Imana ibongerere byinshi cyane. Until next time, ciao ciao.